Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku magambo ari mu gitabo cy'ibarura, umutwe wa 11 guhera ku murongo wa 4 kugera ku wa 23. Cyane cyane rero aho tugiye kuganira ni guhera ku murongo wa 21. Musa arasubiza ati uyu muryango ndimo ufite abantu barenga 600. Nawe ukavuga ngo ugiye kubaha inyama bakazirya ukwezi kose. Niyo mpamvu niyo umuntu yabaga umukumbi w'ubushyo bw'amatungo yose urabona byabahaza. Niyo umuntu yabarobera amafi yose yo mu nyanja haraho yabakora. Uhoraho abwira Musa ati ububasha bw'ukuboko k'Uhoraho bwabaye buke. Uzabureba niba ijambo ryanjye nakubwiye rizahera. Haleluya, ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aya magambo rero Nyagasani yambwiye ngo tuyaganireho. Mu by'ukuri rero nkuko nabikubwiye ahera ku murongo wa 4, Abayisiraheli basaba inyama. Haleluya, Abayisiraheli basaba inyama. Mbere yuko rero tuganira ku Bayisiraheli basaba inyama, ndagira ngo nongere nkubwire amagambo Yesu yambwiye uyu munsi mu gitondo. Mbere yuko ntangira kwigisha yambwiye ati aba bana banjye wongere ubahe inimero yawe. Sinzi impamvu yabimbwiye gutyo, ariko ngiye kongera kuyitanga kandi nongere mbibwire. Amazina yanjye nitwa Umumararungu Louise. Ndabivuga ko Yesu yabimbwiye, ubundi sinkunda kubikora. Nitwa Umumararungu Louise, niyo mazina yanjye. Navutse mu mwaka w'1973, ubu nukuvuga ngo mfite imyaka 46. Ndubatse, ndi umumama, mfite abana 6, nkagira umugabo umwe twashakanye ari nawe se w'abana banjye. Dutuye ahantu hitwa mu Gatsata i Kigali. Ndi umukristo gatolika. Mu kwivuga ntabwo njya nibagirwa kuvuga ko ndi umukristo gatolika, kandi biranshimije kuba ndi umugatolika. Ndi umukristo gatolika. Nabatijwe nkivuka, nabatijwe n'ababyeyi banjye. Nahawe amasakaramentu yose, kandi nanjye nyahesha abana banjye kugera ku batoya. Buri wese ku masakaramentu ashinzwe agomba kubona ku myaka agezeho arayabona. Mbere yuko ntanga rero nimero ya telefone, hari ikintu Yesu yambwiye. Nakimusabyemo inama, ngewe njya kugisha Yesu inama. Mu by'ukuri rero iyo nama ijyanye n'ubukwe bw'umwana wanjye mfite. Koko bavandimwe, turi muri uru rugendo twahujwe n'ijambo ry'Imana. Nubwo twahujwe n'ijambo ry'Imana, ariko hari abantu bashobora gutsikira. Niyo mpamvu mu kugenda abantu bagenda bigengesereye, kugenda na bwa bwitonzi. Muri kwa kugenda na bwa bwitonzi rero, ngewe naravuze nti Nyagasani Yesu, nk'umuntu uri muri iyi groupe, uri muri ubu butumwa, ndumva nashaka ikintu icyo ari cyo cyose cyazanurukaho kikaba cyatsikiza abavandimwe. Niyo mpamvu rero invitation zimaze gusohoka z'umwana, nagiye kubaza Yesu ntese nabwira abavandimwe cyangwa mbihorere, nzabwire wenda bo mbona mvuga ni runaka, kuko muri uru rugendo arabo twagiye wenda tumenyana ku buryo bw'umwihariko. Nzabwira abo ngabo, abandi simbabwire, cyangwa se mbabwire bose. Ubwo rero invitation zasohotse rwose muri uku kwezi kwa 7 gutangira. Mbere ya invitation habiri icyo bita save the date, ntago yo nabdekaga kuyivuga. Ariko kandi ubukwe nubwo nabikubwiragaho, kukubwira ngo mfite ubukwe no kukubwira ngo ndagutumiye biratandukanye. Ushobora kumenya ko mbufite ariko singutumire. Ubwo rero mbere yo kukubwira nti nagutumira, nge nabajije kubaza databuja, uwaduhuje ari nawe uduhatse twese nge nawe.
ndamubaza ntese ni ngombwa ko numira abavandimwe cyangwa nzabihorera? Arambwira ati se ko muri mu rugendo rugana mu ijuru kandi mukaba muri abavandimwe kandi kizaranga ko muri abanjye ari uko muzaba muri umwe, wahisha umuvandimwe mukwiriye kuba umwe ko ufite ubukwe? Kamubwira ni rero Nyagasani Yezu na ukugenda nyine umuntu yigengesereye, ngiye mba nanga ko ari umuntu watsikira cyangwa wasitara bitewe n'icyo naba namubwiye. Arambwira ngo watsikira no wasitara yaba asanzwe ari busitari. Arambwira ngo burya ngo hari umuntu ngo usitara ku muyaga akagwa, ati uwo nguwo nta kizaba umubuza kugwa, ariko rero ukwiriye kumva arumva. Nibwo rero yampaye uburenganzira rwose, uburenganzira nubwo ari bwo mbikubwiye ntago yabumpaye uyu munsi, rwose yarabimbwiye pe, yabimbwiye ku cyumweru. Arambwira ati bivuge nta kibazo, tumira abavandimwe. Mbanza kuvuga se Yezu, aba abantu ko wenda mshobora kubivuga gutyo bakavuga bati umuntu yahereye kuri ibyo none arirasi. Nyagasani, mbese nabanje gusa nugira ubwoba nugira akoka, nubwo Yezu yari yabinyemereye, ariko ngiye kubivuga numva ntibyihuse ndaceceka. Uyu munsi rero mu gitondo arazarambwa ati kutabivuze, none rero muvandimwe nje kubikubwira. Mbikubwiye gute rero? Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 mfite ubukwe bwitwa gusaba no gukwa. Ni umuco wa Kinyarwanda, ni umuco wo mu Kinyarwanda, ni ukuvuga ngo baraza bakaza gusaba umukobwa hanyuma barangiza bakamukwa. Ni umuco. Impamvu uvuga ko ari umuco nuko umukobwa yamaze kujya mu rukiko, ni ukuvuga ngo icyo gihe tuva mu rukiko, icyo gihe executive ubasezeranyije yaravuze ati ubu ntago bakiri umukobwa n'umusore, ahubwo babaye madamu na bwana. Ubwo ni ukuvuga ngo ntago bakiri ntago akiri umwana, yabaye umudamu. Nubwo rero byagenze gutyo, ariko umuco, umuhango wa Kinyarwanda ugomba gukorwa wo gusaba no gukwa. Ni umuco ko burya buri gihugu kigira umuco wacyo, uwo muco rero ugomba kubahirizwa. Ubwo uwo muco uzubahirizwa rero ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9. Noneho nyuma y'icyo gihe ni nabwo bazajya mu kiliziya noneho bagasezerana ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9. Ubwo ni ukuvuga ngo ni weekend ebyiri z'ukwezi kwa 9, za mbere z'ukwezi kwa 9 nibwo nzakoresha ubwo bukwe. Ubwo rero mbikubwiye ko Yezu yambwiye ngo mbikubwire. Muri make ndagutumiye rwose, uzabishobora azaza dufatanye kwakira ibyo byishimo. Uzabishobora niko Yezu yambwiye. Ubwo mbese muri make ndi gutumira uko Yezu yabinyemereye, kuko iyo atabyemera nuko ntago nari kuzabivuga yego ko mfite ubukwe, ariko ntago ni kuvuga ngo ndabatumiye. None ubu rero ndavuga ni ndabatumiye, abazabishobora muzaze dusangire icyo Yezu azaba yaduteguriye. Kandi rero nubwo ngutumiye bwose hari n'ikindi kintu nakubwira. Yezu yarambwiye aterega ubu bukwe si ubwawe kuko umwana si uwawe. Ibi bintu rero murambivuga, ariko igisobanuro cyabyo ni ikihe? Ngewe nabaye igikoresho cyo kugira ngo umwana abeho, ariko ntago ari nge kamara kugira ngo umwana abeho, kuko n'ubu mpfuye umwana yabaho. Ariko ngewe nk'uwabaye igikoresho ngo umwana abeho, Nyagasani yangiriye icyizere cyo kuba muhagarariye iruhande rw'uwo mwana. Kubw'ibyo rero n'imyiteguro y'ubukwe ni Yezu uri kuyikora, kuko ngewe ku giti cyanjye nkurikije uko umuntu yavuga ngo nategura ubukwe, ntavuga ngo sinabishobora. Ariko Yezu uri kubikora azabukora. Ngewe ne namubwe ni Nyagasani, nanjye ndi umutumirwa nk'uko ni Kana watumiwe, nanjye nzaza ndi umutumirwa mu bukwe bwawe. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ikintu ngusabye cya mbere ni ugusengera uwo mwana kugira ngo azagire urugo rwiza, kuko shitani yahagurukiye ingo. Shitani yarahagurutse ishaka kurwanya ingo. Reka dusabe umwana azagira urugo rwiza. Kandi si nawe wenyine, n'abandi bose turi kumwe muri uru rugendo rugana mu ijuru bajye bubaka ingo zibereye abantu uburuhukiro. Ikindi ngusaba ni ukuzakomeza
kuzirikana n'abandi bafite ibibazo binyuranye mu ngo zabo, bafite n'amakwe nabo tubasabire kugira ngo bazagire ubukwe bwiza, kuko ntabwo biba byoroshye. Nge namaze kubona ko n'imyiteguro y'ubukwe ibitoroshye, gusa nubwo Yezu ari uri kubutegura, ariko nibyo mpora nkubwira nta na rimwe Yezu Kristo ashobora kuza nk'Imana ngo aze ngo avuge ngo ndi gutegura, ahubwo abitegura aciye hehe? Mu bantu. Nanjye rero mu bantu barimo gutegurwa, bari gutegura ubwo bukwe mu izina rya Yezu, nanjye ndimo, ariko nkabamo nitwa mama w'umwana, na papa kabamo yitwa papa w'umwana, ariko nzi neza ko ubuzima nyabuzima butangwa na Yezu ariwe wamuduhaye. Haleluya. Ibyo rero ndibwira yuko wenda bisobanuye mu buryo wenda navuga ngo burambuye. Reka rero nkomeze kuri gahunda ikurikiyeho yo gutanga inimero ya telefone. Nimero yanjye urashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 250, noneho wandike 7 8 4 1 5 2 0 0 9. Iyo akaba ari nimero yanjye imwe nkoresha kuri WhatsApp, cyane cyane kuri za audio z'igifaransa n'iz'icyongereza. Uyu munsi nanga iyi nimero iz'igifaransa zaratangiye, ariko iz'icyongereza ntiziratangira, ariko iyi niyo nimero ikora kuri izo audio. Vuga ngo nayo ni yanjye, vuga ngo ngenda na telefone 3, imwe ni iyi ngiyi, indi ya kabiri ngiye kuyiguha ari nayo iyi ngiyi ndi gukoresha nguha audio. Urandika akamenyetso ko guteranya 250, ubwo ni 250. Iyo prefix rero ibigomba kubaho. Noneho wandike 7 0 7 8 niyo ikurikiraho. Noneho 0 7, noneho 4 6 8 5 5. Iyo niyo nimero rero nkoresha kuri iyi ndi kukubwiriraho. Izo nizo nimero ebyiri nkoresha kuri WhatsApp. Indi nimero ya 3 niyo kuri mobile money, iyo ntago nyiguha, ndumva atari ngombwa. Nimero ebyiri nkoresha kuri WhatsApp nizo ngizo, hanyuma dukomeze tuganire. Ndizera yuko wenda bisobanutse neza. Uwo ntazagera wenda ngo nje kumutumira, ntazagere ngo sinatumiye. Invitation zirahari, ariko hari abo ntageraho ngo nzibahe, ariko nukuri ndabatumiye kandi mbatumiye nishimye. Yezu Kristo rero aradusaba ko tuganira kuri aya magambo yo mu gitabo cy'Ibarura, Abayisiraheli basaba inyama. Aya magambo arakomeye cyane, ariko amagambo Musa yabwiye Uhoraho Imana niyo tugiye kuganiraho. Musa yabonaga bidashoboka, Musa byaramurenze. Uhoraho avuga ati nzabaha inyama barye bahage. Noneho Musa aravuga ati bishoboka bite? Aba bantu, haleluya, uyu muryango ndi mufite abantu barenga 600. Bararenga, nagaruvuga ngo ni 600, abantu barenga 600. Wowe ukavuga ngo uzabaha inyama ngo bazirye ngo bazihage ngo ukwezi kose? Ubwo se birashoboka? Ku muntu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Haleluya. Ku muntu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Reka twumve impamvu rega Abayisiraheli bagiye guhabwa izo nyama. Abayisiraheli umutwe wa 11 mbese uhereye ku murongo wa mbere, ngo umunsi umwe imbaga y'Abayisiraheli itangira kwijujuta, maze Uhoraho abyumvise ntibyamushimisha, ahubwo biramurakaza cyane. Kandi ubwo ari amaze kubambutsa muri Yorodani, mbese bari bamaze kwambuka. Nuko umuriro w'Uhoraho uyogoza imbaga, utwika iruhande rumwe rw'ingando. Imbaga itakira Musa, nawe atakambira Uhoraho, maze umuriro urahosha. Aho hantu bahita Tavera, ari byo kuvuga ahayogojwe, kuko umuriro w'Uhoraho wari wahayogoreje Abayisiraheli. Abayisiraheli noneho basaba inyama. Ubwo nicyo gikurikiyeho.
muri ako gatsiko muri bo hari agatsiko k'abantu bafatwa n'amerwe bituma n'abayisiraheli ubwabo batangira kwijujuta bavuga bati ninde uzaduha inyama zo kurya. Turibuka amafi twariraga ubuntu mu Misiri, ibihaza, imyungu hamwe n'ibitunguru by'ibibabi n'ibijumba, kuko buriya abantu turagoye. Mbese ibyo babiriraga mu Misiri ku buntu. Burya abantu rero dukunda ikijya mu nda, iyi twararyaga tugahaga, none ubu dore nimwumva ibintu bariraga mu Misiri. Amafi wenda amafi reka tuvuge tuti nibyo koko, ariko amafi aba mu mazi. Noneho ngo twabiriraga ubuntu, ngo twaryaga ngo amafi, ngo ibihaza, imyungu, ngo hamwe n'ibitunguru, ariko ubundi bihaza ni nabyo myungu. Bamwe babyita imyungu abandi bakabyita ibihaza. Sinzi impamvu abayisiraheli babitandukanyaga gutya, ariko tekereza ibihaza, kuba wavuga ngo naryaga ibihaza nkabirira ubuntu kandi ukaba wabigize dosiye imbere y'Imana. Ngo ibihaza, ngo imyungu, ngo hamwe n'ibitunguru by'ibibabi, ngo n'iby'ibijumba. Ibitunguru by'ibibabi n'iby'ibijumba, ibyo nibyo bintu byatumaga bijujutira Uhoraho. Ngo ibyo twabiriraga mu Misiri ngo ku buntu, bakibwira ko babiriraga ku buntu kandi barabaga bari mu bucakara. Imana yabakuye kuri bya bindi byo mu bucakara, noneho ibahaye ibyo bagiye kujya barya batari mu bucakara, ntibashimye ahubwo n'ubundi bari kwijujutira Imana. Ngo ubwo se ngo watuzaniraga iki hano, ngo n'ubundi kwinzara itwishe, ngo base ngo dusubizayo, ngo bakajya kwirira bya bitunguru ubwo by'ibijumba n'iby'ibibabi. Koko wumva ukuntu abantu turaruhishe. No kuvuga icyo Nyagasani kutubwira n'ukuririra ibintu bidafite agaciro, ukibagirwa icyo agaciro Imana yagukoreye. Imana imaze kubanyuza muri Yorodani, ibitangaza birakoretse, babonye ko Farawo, ingabo za Farawo n'amafarasi yabo baguyemo, bagera hakurya y'amazi barashima, bakomeje urugendo, basubiza amaso inyuma, bibuka yuko hari ibitunguru baryaga. Koko nawe bitekereze, ibitunguru by'ibibabi n'iby'ibijumba babishyiraga ku isahani, barashyiragamo vinegere, numbaze kuko twe tubishyiramo vinegere kugira ngo tubirye. Abayisiraheli ngibyo ibintu batekereza, ibihaza, amafi. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu akugaburira ibitunga umubiri ariko akica roho yawe. Noneho rero wamara gukizwa ukavuga utariko nge ngiye gusubira inyuma, basi noneho nembere rwose nsubire mu buhake, ariko nongere nirire ibitunga umubiri. Nicyo abayisiraheli bavugaga, ibitunga umubiri nibyo baririraga. Ibitunga roho ntacyo byari bibabwiye, kuko bijujutiraga nde? Uhoraho ari nawe utunze roho zabo. Kandi icyo kintu nicyo abantu benshi dukunda kuba dufite, turashaka ibitunga umubiri. Umuntu yakubwira ati ngwino nkugurire, ugahita wiruka, ariko umuntu yakubwira ati tujye gusenga, ariko ngo rero ngo mfite gahunda, na gahunda zikaboneka. Mbese yewe kuko ibitunga roho ntago abantu babishaka, nta nubwo bumva agaciro kabyo. Ngaba abayisiraheli aribo batwebwe rero. Ndavuga nayo ko aba bantu b'abagabo koko bakaririra ngo ibitunguru, ngo yaba bari bisubiriye mu Misiri, ngo twabiryaga ku buntu, ngo nta na kimwe tukibona muri ibyo, ngo none ubuzima bwacu ngo buracyendera, ngo nta kindi turya uretse manu. Kandi iyo manu yari irimo intungamubiri zose, ariko rero ntibanezezwe n'iyo manu. Gusa ngewe hari igihe naganiriye na Yezu, ndavuga nariko abayisiraheli namwe mwari mwarabakarije kuzi kurya ibiryo bimwe, ukwezi kugashira umuntu arabirambirwa. Ariko ibiryo uhawe n'Imana ntiwakagombye kubirambirwa. Ubwo nanjye navugaga ndi kuvuga ku by'ibiryo turya, umuceri, ibishyimbo. Yezu arambwira ati rero ubirebye mu buryo bw'umubiri wasanga ko bari baragowe ndetse baryaga ibiryo bimwe, ariko nubishyira kuri roho uraza gusanga Bibiliya idahinduka, uraza gusanga ijambo ry'Imana ridahinduka, rihora ari rimwe. Niryo rero dutegetswe kurya. Ubwo rero muvandimwe nubirebera mu mubiri uraza gusanga abayisiraheli bari baragowe. Nanjye ubwo Yezu namugiye imbere mpagaze mu mubiri nsanga bari baragowe. Ndavuga nariko uzi ko hari igihe natwe turya ibintu tukabihaga burundu kubera yuko twabiriye cyane. Nubwo niyo mpamvu abayisiraheli bavugaga gutyo, ariko Yezu anyeretse ko ari ibiryo bya roho, nasanze abayisiraheli bari bagaciye. None se bagiraga ngo ijambo ry'Imana rihinduke?
bashakaga kwisubirira muri bya bindi bari barimo. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko kuva mu byiza ugasubira mu bibi ngo ari nko gusubira ku birutsi byawe. Muvandimwe, mu gitondo Yesu Kristo yanganije arambwira ati ibyo bintu hari uwabikora. Ndavuga no yani biteye n'isesemi ati ibyo rero mudashaka ko mubireba, ni munashaka no kubyumva ariko mujye murashaka ko ari byo mpora ndeba kandi murabinyereka mwabisubiyeho ku buryo bw'umubiri ntabwo twabikora. Kandi koko ntitwabikora bavandimwe we, mbese nawe bitekereze. Iwacu hari umwana nzi wajyaga akora ibintu nk'ibyo, ntabwo mbivuga kuko byaba biteye isesemi, ariko Yesu arambwira ati murabyanga iby'umubiri uko mwanga ibyo by'umubiri uko kuntu mwabona ko biteye isesemi, njewe kuki mushaka ko mpora mbareba muri kubikora kuri roho. Nsanga rero Yesu tugomba natwe kumwihanganira n'ukuri. Ni reba ko utabibona, reba ko utatekereza nawe kureba ku myanda ivuye ku muntu cyangwa kuri wowe, ariko utekereze ko Yesu aricyo dushaka ko ahora areba. Abamarayika bajye bahora baduhanagura twiruka nka tugana kubyo badutayeho batuvanyeho tujya kubisubiraho, kuko ijambo ry'Imana niko rivuga ngo ingurube ngo maze ngo kwiyuhagira ngo yasubiye kwivuruguta mu cyondo, ngo cyangwa ngo umuntu agasubira. Iyo usubiye inyuma buryo ukava mu ijambo ry'Imana ukagwa, ngo ni nk'imbwa isubiye ku birutsi byayo cyangwa se umuntu. Muvandimwe ugana mu ijuru, umva ibyo bintu byaba byoroshye. Ngibyo rero ibyo tubwira Imana ngo nirebe. Ngibyo by'Abayisiraheli rero bari barimo gukora, bashaka gusubira mu Misiri kugira ngo bajye gukora imirimo y'uburetwa, kandi muri ya mirimo y'uburetwa birire bya bindi bari barabuze, kubera ko bari barabibuze kubera yuko bitashoboraga kuboneka. Bari baravuye mu gihugu cy'ubucakara, bari baragiye mu gihugu cy'umugisha, ariko muri cya gihugu cy'ubucakara bakumva ko bashaka kugarura bya bindi, nako mu gihugu cy'umugisha bakumva ko bagomba kugarura bya bindi by'ubucakara. Ntabwo byashoboka rero. Haleluya. Ntabwo ugomba kugarura ubucakara mu gihugu cy'umugisha, ntabwo byakunda. Ibintu ni bibiri: subira mu gihugu cy'umuvumo ujye kwiberayo, cyangwa se emera ibyo mu gihugu cy'umugisha wibere mu gihugu cy'umugisha. Kandi niba wemeye gutura mu gihugu cy'umugisha ugituremo koko udasaba no gusubira mu gihugu cy'umuvumo. Uhoraho rero yakuvanye mu gihugu cy'umuvumo azi icyo akora, azi icyo ashaka kuri wowe, none urashaka gusubira mu gihugu cy'umuvumo. Ubwo urumva yabikwemerera? Aya magambo rero Musa yamubwiye yari amagambo yo kumubwira ati ntabwo byashoboka. Musa yarahagaze he ku mubiri. Nyagasani urabagabura ku mubiri koko aba bantu bazarya bahagi? Ariko iri jambo impamvu ari ryo mpereyeho ni ukugira ngo rizadufashe gusobanukirwa, rizadufashe kwiga neza iri jambo, kuko ni rirerire. Kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 23 ntabwo twahiga umunsi umwe, ariko hari icyo turi buze kubona, nuko iyo turirira Imana hari ubwo tuba tubona ko bidashoboka, ariko Imana hari ubwo yanga kubikora bitewe n'icyo turi kuririra. Urumva bo bariraga bavuga ngo ngo twarabiryaga ngo tukabirya ku buntu. Mbese ni nk'abo babwira Imana bati dusubize mu Misiri, dusubize mu bucakara, ibyawe bari kwijujutira Imana. Kuko ijambo ry'Imana ritangira naho nahereye ku murongo wa mbere ngo imbaga y'Abayisiraheli itangira kwijujuta, maze Uhoraho abyumvise ntibyamushimisha. Muri kwa kwijujuta rero nubwo babwiye Musa bati dutakambire, Musa agatakamba ko kumuriro ugahagarara, ariko ntibaretse kwijujuta. Ijambo ry'Imana riratubwira ku murongo wa 4 naho twahereho ngo muri bo hari agatsiko k'abantu. Nukuvuga ngo ako gatsiko k'abantu niko kafashwe n'amerwe. Amerwe rero ni indwara ngo abantu barwara iyo bashaka inyama. Njya numva babivuga ariko sindabona umuntu yarwaye. Noneho ayo merwe ngo bituma n'Abayisiraheli ubwabo batangira kwijujuta bati batarwara se, iyi Imana ntitwicishije bwaki, ubu se batarwara se ari yamerwe reka bayarware, iyi Uhoraho nawe abone ko yahemutse. Mu yandi magambo ni ngo kubwira ngo kuyarwara kwabo Abayisiraheli babaye nk'ababizamukiraho bajya kubwira Imana ngo ntacyo wadukoreye, ntacyo. Ubwo se wumva ko kwijujuta kwakomeje? Batari ku bundi turibuka amafi twariraga ubuntu mu Misiri, ng'ibihaza, imyungu hamwe n'ibitunguru by'ibibabi n'iby'ibijumba, ngo nta na kimwe tukibona muri ibyo. Umve ukuntu turi abantu babi.
mano rero ngo iyo yari imeze nk'urubuto rwa koriyanderi ikererana nk'ubujeni buva mu biti. Imbaga yayagaraga ijya kuyitoragura, bakayisya ku rusyo cyangwa bakayisekura, nyuma igatekwa mu nkono, igakorwamo utugati twaryohaga nk'umutsima bavugishije amavuta. Iyo urume rwatondaga ku ngando nijoro, niho manu yayigwagaho. Ni ukuvuga rero iyo manu yari imeze gutya, iryoshye rwose, yari iryoshye pe, ariko abantu barayirambirwa. Ubwo rero turakomeza tugenda tugana tureba impamvu abantu barambiwe manu ni iyihe. Ni uko abantu bakunda kurambirwa. Dushaka guhora duhindura, ku ijambo ry'Imana ntabwo ryo rizahinduka. Nidushaka guhindura, tuzahindura imyambaro, tuzahindura wenda amavuta, n'imisatsi yacu izahinduka, iyo ari umukara ibe umweru, ariko ijambo ry'Imana ryo ntirizahinduka. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, nahaweho kugira ngo urebe ukuntu ubaniye Imana. Imana ntabwo izigera ihinduka, kandi icyo yasezeranye izagisohoza, kabone naho abantu baba babona kidashoboka. Haleluya. Kabone naho babandi bavugana nayo, n'abandi bagusengera nk'uko Musa yasenze akavugana n'uwora, nk'uko nawe yabonaga ko bidashoboka. Imana ifite ububasha, Imana irabishoboye. Haleluya, amina. Imana irabishoboye. Ariko icyo tugomba gukora twebwe ni ukureka kwijujuta abavandimwe. Abayisiraheli rero basabye inyama, ariko Imana yarazibahaye. Mano rero bamaze kuyibona, yo twayiganiriyeho. Noneho rero reka duhere noneho uyu munsi ku murongo wa 10. Musa yumva imbaga yijujuta, buri muntu ari ku muryango w'ihema rye. Ni ukuvuga ngo yambaga nubwo yijujutaga, ntabwo bari bakoze agatsiko ngo bijujutire hamwe, ahubwo buri wese ku muryango w'ihema rye yarijujutaga. Ni ukuvuga ngo ni ukwijujuta ko ari kwaje muri buri wese. Kwijujuta ni iki rero? Kwijujuta ni ya magambo uvuga ukayavuga ariko ushaka kwerekana ko utishimye. Mbese ni ukwereka Imana ko batishimiye ibyo yabakoreye. Mu yandi magambo, iyo mvuze ni ndijujutira ko umuntu yambwiye nabi, ni ukuvuga ngo mba ndi gutongana cyangwa se kwerekana yuko mbese iyo nza kuba mushoboye nanjye nari kumubwira nabi, ntabwo mbishoboye. Rero akenshi rero kwijujuta habamo burya n'akantu navuga ngo ko guca, ntabwo ari uguca bugufi, kuba uri hasi y'uwo wijujutiye. Ni ukuvuga ngo iyo hatabaye kuba kuri hasi ye, ntabwo byitwa kwijujuta. Kenshi bavuga kwijujuta iyo uvuga ubwira umuntu ugusumba, ariko ukabona mbese iyo uza kuba ubishoboye wari gukora ikindi, nawe ugasa nawe umwereka ko akubabaje, ariko noneho ntubishoboye, ugahitamo kuvugira nko mu matama, mbese kwerekana ko utishimiye icyo agukoreye, ariko nanone ubona nta kindi nanone wamukoraho. Tuvuge ndicaye ahangaha, wenda sinishimiye uko Imana yandemye. Ubwiye rero nangiye kuvuga ngo ariko ngubu ngo ngewe rwose ngubu ngo wenda mbisi Imana kugitamaye, wenda matama ameze gutya kugitamaye, amasa ameze gutyo, ubwo mba ndi kwijujuta. Muri kwa kwijujuta rero ni ukutishimira uko mbayeho, noneho ngatangira gushaka uburyo wenda nahindura bya bindi bitanejeje. Ubwo ni ukuvuga ngo hejuru yo kwijujuta habayeho noneho no gushaka guhindura ikinteye kutiyakira, cyangwa se guhindura ikinteye kuba nameze gutyo. Tuvuge umukozi arakora ariko ntabwo yishimiye umushahara, noneho yaba yicaye akavuga ngo ariko se ngo ubuse ngo umuntu azakomeza gukora aka kazi, busaka n'akazi. Ubwo icyo gihe nibyo bita kwijujuta. Yakabaye ajya kumukoresha akamubwira ati akira akazi kawe, ntabwo ngiye ngashoboye, ariko ntabishoboye. Kubera ko atabishoboye rero yicaye ahantu arimo mbese muri make ntabwo yishimiye uko bibaye, ariko nta kundi yabigenza. Nicyo rero bita kwijujuta.
nitujya tuvuga no kwijujuta ari abumva ikinyarwanda, hari igihe baba batumva kwijujuta icyo ari cyo, abatumva ikinyarwanda urumva biba byababereye ikindi, ariko mu by'ukuri kwijujuta nuko nguko, nukumva ko utishimiye icyo ugusumbye yakoze, noneho kubera ko nta zindi mbaraga ufite zo kuba hari icyo wagihinduraho, ugahitamo kuvugira mu matamatama cyangwa se gufunga isura, mbese utishimiye uko biri kugenda. Abayisiraheli rero barijujutaga buri wese imbere y'umuryango w'ihema rye. Nuvuga ngo Musa mu kuzenguruka muri abo Bayisiraheli yasangaga buri wese ari kwijujuta, kubera ka gatsiko k'aba bantu kari kabateye kwijujuta. Ba bantu koko bari barwaye amerwe, ntago bari bayiteye, barayarwaye. Noneho abandi Bayisiraheli bahereye ku merwe ya babandi bayafashwe, batangira nabo kwijujutira Imana. Nukuvuga ngo hari igihe ikintu kiba ku muvandimwe wawe kikagutera kwijujutira Imana. Tuvuge barwahamagaye bati umuvandimwe wawe ararwaye, ameze nabi, wajya kureba ugasanga rwose ukuburyo ameze ntacyo wabikora, ugatanya kwa kusikuko busa Imana yirumva, cyangwa se akubwira ati nsengera, ugasenga ukabona ntibihinduka, takusuba Imana yirumva ubuse kuko yakumva yabitadukijije. Icyo nicyo bita kwijujuta. Kenshi rero hari ubwo duhera kubibera ku bandi tukijujuta, ariko kwa kwijujuta kwacu ntago kubayemo umugisha. Ni nayo mpamvu kwijujuta kw'Abayisiraheli kutabayemo umugisha. Reka dusome turaza kubyumva. Musa ngo Uhoraho biramurakaza cyane, maze Musa abwirana agahinda Uhoraho agira ati, ni iki gituma ugirira nabi umugaragu wawe? Ni iki gituma untererana ukankorera umutwaro wo kuyobora iyi mbaga yose? Abantu barenga 600 bari abantu benshi pe. Nabo ngabo nibo rero Musa yari afite. Ngo uyu muryango ndimo ufite abantu barenga 600. Niko Musa yabwiye Uhoraho. Noneho ba bantu barenga 600 buri wese imbere y'ihema rye cyangwa imbere y'inzu ye ari kwijujuta. Nta nomwe wishimye yewe. Musa yavuga ati ariko mwasingije Imana. Yisengeze wowe ufite icyo yagukoreye. Mbese nicyo cyitwa kwijujuta. Musa abona abantu babishe pe, bose barakaye. Aragenda ajya kureba Uhoraho aramubwira ati ubu koko butamemukira, kuma abantu bangana gutya kandi bafite imitwe ifunze. Mu yandi magambo nibyo Musa yavugaga. Nigese wasamye inda ndababyara kugira ngo ntegeke kubabumbatira ku gituza nk'uko umurezi abumbatira umwana muto, bakazarinda bagera mu gihugu wasezeranije basokuruza? Nzakura hehe inyama zo guhiriya mbaga yose ihora inyijujutaho ivuga ngo duhe inyama zo kurya? Ngewe jyenyine singishoboye kwihanganira umutwaro undemereye cyane wo kuyobora iyi mbaga. Niba uzahora ungenzereza utya, ndakwingize ngo umbabarire unyice, aho kugira ngo nkomeze kubabazwa n'ibyago byanjye. Musa arababaye yagiye imbere y'Imana. Ibi nibyo bita gutakambira imbaga. Ni ukuvuga ngo Musa iri sengesho rivugaga avuga ati bibakorere cyangwa se unkureho. Ariko barananiwe, bararemerewe, ikibaremereye ndakibona, bose barakaye, nta byishimo bifitemo, kandi urambwira ko ngomba kujya kubayobora. Wayobora uti imbaga irakaye kuriya? Urababwira uti nimugire gutya bakanga, nimwicare ntibicare, muhaguruke bakanga, bari kwijujuta gusa. Buri muntu imbere y'ihema rye yifashe mapfubyi, arababaye cyane. Bose bari kwijujuta, barimo kuvuga bati iyi Mana subuse yadukuriraga iki hirya niyo turekayo. Bose bararakaye, bose baranutse. Mu kinyarwanda cy'ubu ngubu turavuga ngo umuntu yanutse. Iyo bavuga ngo umuntu yanutse cyangwa yaranutse, ni ukuvuga ngo aba yararakaye, mbese nta bindi bintu wakora kugira ngo umwurure. Musa yajyaga ku Bayisiraheli ati mwambabariye mukareka tugasenga Imana, bati yisenge wowe. Baranutse. Noneho Musa ajya ku Mana avuga ati Uhoraho koko mbabarira, ubu se urabona ngiye nakora iki koko? Ubu se ni ngewe wasamye inda ngo mbabyare ukaba untegeka kubarera koko? Ni nko kuvuga ati ni ngewe ubafitiye impuhwe kukurusha? Ese ni nge ushoboye kubakiza icyo utabakijije? Kuki wowe utabikora?
iyi mbaga yari igoye Musa kuvuga aya magambo ntabwo yabaga aseka, yari ababaye cyane. Noneho rero Uhoraho abwira Musa ati nkoranyiriza abantu 70 bo mu batware ba Isiraheli, abagabo uziho kuba abakuru n'abacamanza b'umuryango, uzabajyane ku ihema ry'ibonaniro bahagararane nawe imbere yanjye. Nzamanuka nkuvugishe maze mfate ku mwuka ukurimo mwubashyiremo, bazajye bagufasha kuyobora imbaga, bityo ntuzongere kwikorera uwo mutwaro wenyine. Haleluya. Bityo Musa agiye koroherwa kuko Imana igiye kumuha abantu bo kumufasha kwakira iyo myijujuto. Nibyo umurimo w'Imana uraruhije. Uyu murimo rero atagushyigikiye Nyagasane, haleluya, atagiye yumva gusenga kwacu no kurira kwacu no gutakamba kwacu no gupfa twapfa. Haleluya. No gupfa twapfa kuko uyu murimo uraruhije pe. Uyu murimo uraruhije. Hari umuvandimwe wanyandikiye mu minsi ishize arambwira ati njyewe rwose mpora ngusengera, ati njya ndeba akanya mfata ndi kumva izi audio, ati rimwe na rimwe zikarangira wenda nananiwe cyangwa se mbese muri make areba akanya nawe bimufata, ati ngatekereza umuntu ubikora buri munsi. Birashoboka muvandimwe ko waba uri kuvuga uti izi audio rega ni nyinshi nta mwanya mfite wo kuzumva. Ni byiza, ni byiza ko udafite umwanya wo kuzumva, ariko muvandi ubwo koko icyo kintu urumva nta kigushyigikiramo, kuko impamvu kandi ni byiza ni uburenganzira bwawe ko nta wagufata ku ngufu ngo uzumve, ariko ujye utekereza umuntu ufata gahunda yo kuzikora buri munsi, urumva waba yorohewe. Kandi buri gihe ndakubwira ni nta kandi kazi ngira, ni nta kandi kazi ngira, akazi kanjye wenda si ukuvuga ngo si akazi. Iyo mvuga ngo nta kazi ngira ni ukuvuga ngo ni ka kazi kitwa ak'umushahara w'ukwezi. Ako niko burya abantu bakunda kwita akazi. Niyo umuntu akubwiye ukora hehe, uti nkorera aha, nkorera kampani yitwa gutya, naho kampani ya Yezu kubera ko n'abadafite akazi bayijyamo, ubwo kampani ya Yezu yitwa ko nta kazi. Ku buryo rero nsigaye ngenda ngabura n'abantu bakambwira ese ko wacuruzaga usigaye ukorera he, ahubwo ni ntaho nkorera. None se ukora iki? Ntacyo. Ariko mu by'ukuri kuvuga ngo ntacyo si uko ntacyo, n'umwanya bari ntawo pe, ariko ahubwo ikibazo ntabwo akazi ka Yezu abantu bagaha agaciro. Uyu murimo ukorwa n'abakozi b'Imana ntabwo abantu benshi bawuha agaciro. Birumvikana hari abawuha agaciro, abantu bumva nyine agaciro k'iryo jambo bawuha agaciro, ariko hari n'abataha agaciro bavuga ko ari ukubura icyo umuntu akora. Yewe wa muntu yabuze icyo akora none sigaye avuga ngo ni umuvugabutumwa, kandi ubwo wenda Imana yagutoye irakubwira ngo haguruka ujye kunkorera, rimwe na rimwe ikanakubwira iti akazi wakoraga gahagarike. Abantu bakubona bakavuga bati yabuze icyo akora none asigaye abeshya ngo ni umuvugabutumwa. Kubera iki? Kubera ko ubuvugabutumwa abantu babifata nk'umurimo w'abantu b'imburamumaro, w'abantu b'imburamurimo, nibo bakora umurimo w'ivugabutumwa. Ntabwo ari byo, ariko ntabwo ari byo, kuko Nyagasani Yezu uyu murimo arawukunda cyane kandi awuha imbaraga, kandi ufite n'agaciro gakomeye mu maso y'Imana, ndetse ufite agaciro kurusha ya mirimo yindi yose ku isi ikorwa. Nibyo agaciro gakomeye ku buryo imbere ya Yezu yakubwira ati umuntu ukora wenyine nabonye ku isi ni ukora umurimo wanjye. Birumvikana mu buryo bunyuranye, hari uwukora mu magambo, hari uwukora mu bikorwa, hari uwukora mbese muri make umuntu ufite icyo kintu cy'inyota yo kwamamaza ijambo ry'Imana abakora umurimo wa Yezu. Haleluya. Kandi yawukora Yezu aramushima. Ngewe nsigaye mbwira abantu ni umukoresha wanjye arandyoheye, mbibwira nyine ababyumva. Ababyumva hari abantu tubasha duhura wenda tuvuge nk'iyo nahagurutse ngiye ngahura n'umuntu akambwira ati yo none se none wabonye akanya ko nawe kuba wahaguruka ukagenda. Hari abantu bazi ko ntajya mbona umwanya. Nibyo koko umwanya wanjye uba mutoye, ariko mu maso y'abisi ntacyo nkora. Niyo ngiye gusobanura ni nkora umurimo w'Imana, usanga umuntu atangiye kuvuga ngo umurimo w'Imana se umuntu awukora gute, mbona nese ngo niwe ukubeshejeho, ntabwo babyumva. Ubwo rero kugira ngo ibibazo bibe bikeya, ubwo icyo ngiye yambaje ngo ukora iki, nabwo ntacyo.
kugira ngo mbese ye kukubaza byinshi, kuko iyo umubwiye ngo nkora umurimo w'Imana, ego kuba umurimo w'Imana uzi ukora gute? Akenshi na kenshi rero kugira ngo nsobanure umurimo w'Imana nkora biba ngombwa kuvuga ukuntu nkora audio, mbese bikaba birebire. Ariko kandi koko uyu murimo muvandi mbese uramfata pe, ku buryo ubu ngubu naravuze nti na gahunda zose zigomba guhagarara kugira ngo uyu murimo mbashe kuwukora, kuko ni umurimo uvunanye, ni umurimo ugoye, ni umurimo usaba ubwitange pe. Ariko nubwo mbivuga gutyo ntabwo ndi kukubwira ngo none ngo uwo murimo oya, ndi kukubwira njyewe nkubwira nti niba Imana yaremeye gushyigikira Musa nuko yabonaga ko ari gukora umurimo ukomeye. Tekereza kuyobora iyo mbaga ingana gutyo kandi abantu bamaze kurakara, bose barwaye indwara yitwa kwijujuta. Musa yari afite ibibazo bikomeye. Haleluya. Musa niko kujya imbere y'Imana arayibwira ati ubu se ubu ngewe urabona nabigenza gute? Abantu wambwiye wese arantera utwatsi, uwo nkozeho wese arantarutsa, Nyagasani uragira ngo ngewe nkora iki? Uyu murimo w'Imana rero ntabwo woroshye pe, ntabwo woroshye. Ubwira abantu bigasaba gusaba imbabazi, gupfukama ku kintu ndetse numva cyakabaye cyumvikana. Ngewe Yesu arambwira ati maze ahangaha wongere uhasubiremo bahumve neza. Noneho nasubiramo cyane wenda umwaga haguruka ariko uyu mugore ko asana cyane ngo agasubiramo. Nakubwiye umuntu wavuze ngo ngewe izinyigisho sinazikunda ngo hagira ngo yigisha abana bo muri primaire. Ubwo uwo nguwo akabara bigaye. Undi nawe ati ngewe nkunda kubisubiramo nkabyumva. Undi nawe akavuga ati namara kubisubiramo kwa kundi uvuga uti uwo wa undi yabigaye, undi wenda yabishimye. Hakaboneka undi noneho umbaza ikibazo cy'icyo nasubiyemo inshuro 3. Wakaza yongera kukimbaza kandi akimbaza avuga ati nkeneye igisubizo. Ubwo rero ndashaka kukubwira ni kwigisha imbaga ni ibintu bisaba kwihangana. Mpora mbivuga ni hari y'ibukiro ritajya rimva mu kanwa. Bikira Mariya abona Yesu yigishiriza mu hekaru, dusaba inema yo kutiganyira kwigisha abantu. Iyi ntiturambirwe kuko abantu ntago boroshye kubabwira. Hari ubwira ati yo ati ni byiza, undi agahita avuga ubwo rya jambo rimwe, umwe agakoma amashyi ati ni byiza, undi ati ngewe birankomerekeje. Biragoye rero kugira ngo uzabone ikintu kinezeza abantu icyarimwe, biragoye. Iyi mbaga rero niyo ngiyo tuba turimo. Noneho nakubwiye ntireba nk'ubu ngubu ndavuga nti reka mfate umwanya muri audio kandi ngakora ku buryo buri munsi ubona audio 2 cyangwa 3. Hakaba n'utazumva ngo ni nyinshi kandi nyamara ntamusaba kwishyura, kumva gusa. Kandi nyamara abantu bumva radio, hari ukuntu tugira gutya tugakunda umuhanzi runaka, tugakunda indirimbo z'umuhanzi runaka cyangwa tugakunda indirimbo runaka kubera iki? Ko dufata umwanya wo kuzumva. None kufata umwanya wo kumva za ndirimbo ziririmba iby'urukundo kandi wenda wowe urutanakiri kuriho, ariko ukaba udashobora gufata umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Iminota 30 umukunzi yakugeneye, isaha se umukunzi yakugeneye witwa Yesu, iyo ngiyo ukayibura. Ndetse za audio zajya ziza buri munsi uti izi nazo zimaze kuba nyinshi ntabwo umuntu yabivamo. Left, hari abakora left kubera iyo mpamvu. Yesu nkamubwira none dukora iki? Hari n'umamagara akambwira ati ngewe iyo uvuze audio imwe rwose ati numva wapi, ati n'ebyiri mba numva ari nkeya. Barimo. Undi nawe akavuga ati ngewe numva ari nyinshi. Barimo. Nukuvuga rero ngo iyo ubwira abantu ureba gusa icy'ingenzi. Nukuri ubu ngubu iyo ndi gukora audio ndavuga ni icy'ingenzi nuko abashaka bakira, kuko iri jambo ntabwo rizakiza abantu bose. Na Yesu ntabwo yakijije abantu bose mu ijambo yavugaga, harimo abo ryakomerekeje ari nabo bamwishe, gusa ku musaraba yababariye bose. Ariko ijambo yavugaga nge niryo narimvuze, ijambo yavugaga ntabwo ryakijije bose. Ati ndo mugati utanga ubugingo, bati ni murebe uyu muntu, abandi bati aradukomerekeje, abafarisayi bati mbese muri make ntabwo wabona ijambo ry'imbera bose, ntabwo ryakunda. Ariko Yesu yakoze umurimo yagombaga gukora, arangije arabyuzuza. Haleluya, haleluya. Aravuga ati birujujwe. Amina, haleluya, birujujwe. Yakoze icyo yagombaga gukora, arangije arabyuzuza, arigendera. Rya jambo rero yavuze ntabwo ryomoye bose, hari abo ryakomerekeje, hari nabo ryomoye. Abo ngabo rero niko bizahora bimeze kugeza ishira ry'isi. Ariko rero ngewe iyo mvuga ndavuga nireka mvuge, nta wamenya, hari abazaryumva bagakira.
koko nibyo hari abakora left bakagenda wenda bakava muri groupe ku mpamvu zinyuranye, ariko hari n'abandi baba basaba kujyamo. Ugasanga umuntu rwose ambwira ati nshyira muri groupe, rimwe na rimwe nkanabyibagirwa, nkabona yanyandikiye ati nari narabisabye rwose sinzi niba mwarabuze umwanya, mbese ukumva ko abikeneye. Ubwo rero abo ngabo nibo nanjye meraho nkavuga nti Nyagasani ari ku murimo, kandi ntabwo uyu murimo azawutesha agaciro. Hari igihe bishoboka ko bizabaho wenda abantu bose bagakora left agasigaramo n'abantu 30. Yezu azahera kuri abo ngabo yubake kiliziya ye. Erega reka nongere nkubwire n'ubwinshi ntago ari bwo buhangayikishije Yezu. Icy'ingenzi nuko tuba twumva neza agaciro k'uyu murimo, kandi tukumva uwo muhamagaro utureba, ubundi buri wese akagerageza kuwubamo intayega. Haleluya. Yezu rero arashaka yuko buri wese ahinduka agasa nuko ijambo ry'Imana risa, ntitwijujutire gusubira mu gihugu cy'umuvumo, ahubwo dukomeze urugendo mu gihugu cy'isezerano. Abantu rero bashaka gusubira mu gihugu cy'umuvumo uyu munsi nta mwanya bafite hagati yacu, ahubwo abo twebwe turi kureba uyu munsi ni abantu twese turi mu rugendo rugana mu ijuru. Haleluya. Abavandimwe baramamagara bati ni runaka, nanjye ndi umugenzi ugana mu ijuru. Haleluya. Mwishima cyane. Haleluya. Nta cyiza nko kuvugana n'abagenzi bagana mu ijuru. Ngiye mba numva binejeje kandi mba numva bindyoheye. Njya mbwira abantu ni hari abantu nubwo baba barwaye, ariko nemera ko yambaga itabarika izahagarara imbere ya ntama iriho. Iharabo njya mbona nkavuga naba bari muri yambaga itabarika. Amen. Haleluya. Turiho. Haleluya. Haleluya. Turiho naho twaba bake mu isi, ariko turiho tuzahagarara imbere ya ntama. Haleluya. Amen. Haleluya. Turiho kandi ndumva nshaka kuba muri abo, nawe shaka kubabamo, tuzabimbaga itabarika imbere y'intebe ya ntama. Haleluya. Tuzahagarara ariko duseruke tuvuge tuti ntabwo yaruhiye ubusa. Amen. Haleluya. Uhoraho rero yabwiye Musa mu buryo bwo kumworohereza umurimo ati nkoranyiriza abantu 70 bo mu batware ba Isiraheli, abagabo uziho kuba abakuru b'abacamanza n'abacamanza b'umuryango, uzabajyane ku ihema ry'ibonaniro bahagararane nawe imbere yanjye. Haleluya. Bahagararane nawe imbere yanjye. No kuvuga ngo babantu iyo bahagenda bagahagarara bonyine ntabwo Imana ari kubaha umugisha. Kugira ngo bawuhabwe byari ngombwa ko bahagararana na Musa imbere yande y'Uhoraho, kandi Musa akaba ari nawe wahawe iyo nshingano yo kubatora. Uyu murimo rero wo gukorera Imana ni umurimo uhesha umuntu ububasha mu maso y'Imana. Haleluya. Gukorera Imana bihesha umuntu ububasha mu maso y'Imana. Imana ikakubwira ngo genda utore abantu ubanzanire. Haleluya. Musa yashoboraga kugenda akavuga ati wowe nubwo uri mukuru ariko ndabona nta bwenge bushoboye, wowe nubwo uri mukuru ariko ndabona wapi, wewe ngwino. Haleluya. Kuko Imana yari yamuhaye kubishobora. Musa aragenda rero arabatora maze arabazana. Haleluya. Ngo muzaze ngo uzabajyane ku ihema ry'ibonaniro bahagararane nawe imbere yanjye, nzamanuka nkuvugishe. Haleluya. Ntabwo ari nzamanuka mbavugishe, nkuvugishe wowe wanjye. Amina. Haleluya. Nzamanuka nkuvugishe maze mfate ku mwuka kurimo nkubashyiremo. Haleluya. Ni ibintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo Musa afite umwuka ukomeye. Arawufite, ariko ubu ndi ku mukozi w'Imana uyu munsi. Ndi kureba Musa ufite uwo mwuka ukomeye. Ndi kureba Musa. Haleluya. Ufite uwo mwuka Imana igiye gufata yigahana abandi 70 nabangahe bakuzura umwuka, kandi Musa agakomeza gusendera. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Nzaza nkuvugishe uzabajyane. Ni Musa ntabwo ari uzabahamagare bajye, oya, uzabajyane imbere y'ihema ry'ibonaniro bahagararane nawe, nzamanuka nkuvugishe. Amen. Haleluya. Imana iyo yagutoye iragukoresha, ariko uwasizwe amavuta bari umuntu ukomeye. Nzamanuka nkuvugishe nindagiza mfate ku mwuka kurimo. Haleluya. No kuvuga ngo baba niyo baza kuba bari kumwe na Musa ufite umwuka mubi, wa mwuka mubi niwo wari guhererekanywa kuri babantu, ariko kore ko arafite umwuka mwiza. Haleluya. Wa mwuka mwiza ngo nzamanuka nkuvugishe maze mfate ku mwuka kurimo nkubashyiremo.
bazajye bagufasha kuyobora imbaga, bityo ntuzongere kwikorera uwo mutwaro wenyine. Haleluya, amena. Haleluya, amena. Maze uwo mwuka numara kubajyamo bazakubera abafasha, bazagufashe. Haleluya. Bityo ntuzongere kuruha wenyine, ntuzongere kwikorera uriya mutwaro. Iriya mbaga iraruhije, nanjye ndi kubibona, ariko ntabwo ukwiriye kuyigenda imbere wenyine. Aba bantu ngo nkoranyiriza abantu 70. Haleluya. Abantu 70 bafashe ku mwuka wa Musa, niwe wabayoboye arabajyana, barangije bafata ku mwuka wa Musa. Bamaze gufata ku mwuka wa Musa, babaye abafasha ba Musa. Ubwo rero muvandimwe, uyu munsi ahangaha tugarukiye, twumvise agaciro k'umurimo w'Imana, kandi twumvise kwijujuta kw'imbaga y'abagenzi bagana mu ijuru, bagana mu gihugu cy'isezerano. Hari aho bagera bakumva barababaye, wenda ku buryo bw'umubiri bikaba ari byo koko, barananiwe, bariye ibiryo bimwe, nta barashaka guhindura. Icyo gihe kijya kibaho, ariko uyu munsi Nyagasani icyo ari kutubwira ni uko naho byadukomerera tutagomba kwifuza gusubira mu gihugu cy'ubucakara, ahubwo dukomeza kwihambira, kwihangana, tukagana mu gihugu cy'umugisha, kuko waraho Imana yacu niwe yateguriye ibiryo byacu tuzarya. Ibizadutunga byose biri hakurya y'ahangaha turi. Muri iki gihugu rero cy'umugisha kujyayo ntabwo byoroshye, niyo mpamvu buri wese agomba kurwana intambara kugira ngo azahagere. Ntabwo byoroshye, ariko birashoboka. Haleluya. Tureke kwijujuta, tureke kubabaza Imana, ahubwo turebe imbere kandi twishimire kuzajyayo. Niba dukurikiza amategeko y'Uhoraho, n'ukuri tuzagera mu ijuru. Imana iguhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.